Inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro Inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana y'amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Nk'uko benshi muri mwe mubizi, mu rugendo rwacu rwo kwiga ibyanditswe byera, ubu tugeze mu butumwa bwiza cyangwa Injili. Iki ni igitabo cyera kivuga ku nkuru nziza ya Mesiya waje mu isi kubohora bene Adamu akabakura mu butware bwa Satani n'icyaha. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twabonye uko Yesu Mesiya yatangiye gutembera mu mijyi itandukanye yigisha abantu kandi akiza indwara zitandukanye, nuko izina rye ritangira kwamamara mu gihugu. Uyu munsi turakomeza inkuru ya Yesu Mesiya maze turebe ukuntu inyigisho ze n'ibikorwa bye byari bitandukanye cyane n'ibyabamubanjirije. Yesu ntiyari afite umugore, nta nzu yagiraga cyangwa ubundi butunzi bwo mu isi. Yari umugabo wihariye mu bandi bagabo bose. Hari ikintu kimwe cyari ingenzi cyane kuri we: gukora ubushake bw'uwamutumye no kurangiza umurimo Imana yamuhaye gukora. Mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya mbere ku murongo wa 21 ibyanditswe bivuga ngo Yesu n'abigishwa be bagera i Kaperinawumu, nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi. Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe n'abadayimoni. Arataka cyane ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura? Ndakuzi uri uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati, hora muvemo. Dayimoni aramutigisa, ataka ijwi rirenga amuvamo. Bose baratangara, barabazanya bati, ibi ni ibiki? Ko ari imyigishirize y'inzaduka. Mbega uburyo ategekana ubutware, n'abadayimoni nabo baramwumvira. Uwo mwanya inkuru ye yamamara hose mu gihugu cyose gihereranye n'i Galilaya. Inyigisho za Yesu zari zitandukanye n'inyigisho z'abigisha amategeko. Bari bazwi ku izina ry'abanditsi cyangwa abigisha b'idini. Abumvaga Yesu bose mu isinagogi, aha ni ahantu hadasanzwe abayuda basengeraga kandi bakahigira ibyanditswe, batangazwaga n'amagambo ye kuko yabigishaga afite ubutware abigisha babo b'amategeko batari bafite. Ku birebana n'abigisha b'amategeko, nibo basobanuraga Tora cyangwa Taurati, ni nabo basobanuraga Zaburi cyangwa Zaburi n'ibindi bitabo by'abahanuzi. Nyamara bose nta n'umwe wasobanuraga neza ibyanditswe n'abahanuzi kuko batabyumvaga neza. Bari bazi gukora ibikorwa by'idini bitandukanye, bazi n'imihango ya basekuruza babo, ariko ntibari bazi ijambo ry'Uwiteka. Izi nararibonye mu by'idini bubahaga Imana ku minwa gusa, ariko ntibakundaga ijambo ryayo. Uko niko Yesu utarigeze yiga mu mashuri yabo y'iyobokamana yinjiye mu isinagogi yabo, maze atangira gusobanura ibyanditswe mu butware bwe, ndetse abisobanura neza cyane. Nuko abo bigisha bumva abakojeje isoni mu bantu. Icyatumye barushaho gukorwa n'isoni ni uko abantu bari mu isinagogi batangajwe cyane n'amagambo ya Yesu n'ibikorwa bye, maze batangira kubazanya ngo, uyu ninde? Izi nyigisho zose azikura he? Ni gute abasha kwigisha abantu mu butware bungana butya? Ategeka n'imyuka mibi ikamwumvira. Bati, ntitwigeze kubona ibintu nk'ibi. Nta wigeze yigisha nk'uyu mugabo, kandi nta wigeze akora ibisa n'ibyo akora. Mu by'ukuri kuva Adamu acumura kugeza igihe Yesu yatangiraga gukora ibitangaza, abantu ntibigeze babona umuntu ukora ibitangaza bikomeye. Ariko noneho bari biboneye uvuga ijambo rimwe gusa, Satani n'abadayimoni be bagahunga. Mesiya wavuye mu ijuru niwe wenyine washoboye gukora ibyo. Wumvise ibyo umuntu utewe n'abadayimoni yabwiye Yesu? Yaratatse aravuga ngo, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura? Ndakuzi uri uwera w'Imana. Abadayimoni bari bazi neza aho Yesu yaturutse n'uwo yari we. Nyamara abantu benshi ntibamenye Yesu uwo ari we. Satani n'abamarayika be babi batinyaga cyane umwami Yesu kuko bari bazi neza ko ari we jambo Imana yakoresheje irema ijuru n'isi mu ntangiriro. Bari bazi ko Yesu ari we wera wenyine kandi ufite ubutware bwo kubajugunya mu muriro w'iteka ryose. Niyo mpamvu batinye izina rya Yesu. Reka noneho dukomeze mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwa Mariko, maze twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga.
Ku murongo wa 29 aravuga ngo bamaze, ni ukuvuga Yesu n'abigishwa be, ngo bamaze gusohoka mu isinagogi bajyana na Yakobo na Yohana mu nzu ya Simoni na Andereya. Ubwo nyirabukwe wa Simoni yaraharyamye arwaye ubuganga, nuko bamubwira ibye. Araza amufata ukuboko aramubyutsa, ubuganga bumuvamo arabazimanira. Nimugoroba izuba rirenze bamuzanira abarwayi bose n'abatewe n'abadayimoni. Ab'umudugudu wose bateranira ku irembo, akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, yirukana abadayimoni benshi, ntiyabakundira ko bavuga kuko bari bamuzi. Nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira, bamubonye baramubwira bati abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati ahubwo tujya ahandi mu yindi midugudu iri bugufi nigisheyo naho kuko aricyo cyanzanye. Ajya mu masinagogi y'ab'i Galilaya yose abwiriza kandi yirukana abadayimoni. Umubembe aza aho ari aramupfukamira aramwinginga aramubwira ati washaka wabasha kunkiza. Aramubabarira arambura ukuboko amukora ati ndabishaka kira. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo arakira. Uko niko Yesu yakije abantu bafite indwara zitandukanye, agirira impuhwe urubyaro rwa Adamu kuko bari abanyantege nke kandi badafite ubufasha, bameze nk'intama zitagira umwungeri. Ariko hari iyindi mpamvu yatumye Yesu akora ibitangaza byinshi kandi bikomeye. Yesu yakijije uburwayi butandukanye kandi yirukana abadayimoni kugira ngo ahamirize urubyaro rwa Adamu ko ari we Mesiya Imana yasezeranije kera binyuze mu bahanuzi bayo. Urugero, twamaze gusoma ko umuhanuzi Yesaya mu myaka myinshi mbere yo kuvuka kwa Yesu yanditse avuga igihe Mesiya azazira, avuga ngo icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfamatwi bizaziburwa. Icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba. Aya magambo yanditse muri Yesaya ibice 35 umurongo wa 5 n'uwa 6. Muri aya magambo umuhanuzi Yesaya yavuze ko Mesiya azakora ibitangaza bitigeze gukorwa n'undi muntu. Twamaze gusoma uko Imana yahaye Mose na Eliya ububasha bwo gukora ibitangaza bikomeye, ariko ibitangaza abo bahanuzi babiri bakoze ni bike ugereranyije n'ibyo Mesiya yakoze. Ikindi kandi Mose na Eliya ubwabo ntibari gushobora gukora ibyo bitangaza, ariko Mesiya yagaragaje imbaraga z'Imana kuko ubwe ari imbaraga zikomeye z'Imana. Dukomeje mu butumwa bwiza bwa Mariko mu gice cya 2, ibyanditswe bivuga ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho buzura inzu barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'ahari, bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati niki gitumye uyavuga atyo, arigereranyije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo. Arababaza ati niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu, ni ukuvuga Mesiya, afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Muri iyi nkuru tubona ko imbaraga za Yesu zitagarukira gusa ku gukiza umuntu urwaye, ahubwo afite n'ububasha bwo gukiza umuntu ibyaha bye. Yesu niwe muganga mukuru, ni umukiza mukuru. Yamenye ko ikibazo gikomeye ikirema gifite atari ubumuga bw'amaguru, ahubwo ari icyaha cyari mu mutima we. Niyo mpamvu Yesu yabanje kumubwira ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Niki abigisha amategeko batekereje igihe Yesu yavugaga aya magambo? Bibwiye mu mitima yabo ngo Yesu ari gutuka Imana. Nta muntu wababarira abantu ibyaha keretse Imana yonyine. Mu ruhande rumwe ibyo batekerezaga byari ukuri, ariko mu rundi ruhande ntibyari ukuri. Ni ukuri ko nta n'umwe wabasha kubabarira abantu ibyaha keretse Imana yonyine. Ariko igihe abigisha amategeko batekerezaga ko Yesu ari gutuka Imana, baribeshye kuko batasobanukiye ko Yesu ari we muhuza Imana yohereje mu isi guhuza abantu n'Imana. Yesu yari ijambo w'Imana.
Niyo mpamvu igihe Yesu yavugaga ngo ibyaha byawe urabibabariwe, n'Imana ubwayo yabyivugiraga igira iti ibyaha byawe urabibabariwe. Umwami Yesu yari ijwi ry'Imana ku isi. Si ibyo gusa, kuko Yesu niwe wavutse kugira ngo atange ubugingo bwe nk'igitambo gitunganye gikuraho ibyaha burundu. Kuko umubyeyi aho umwana we ububasha bwo kumukorera no kumuvugira, niko n'Imana yahaye Yesu ububasha bwo kubabarira abantu ibyaha. Kubabarirwa ibyaha bibonerwa gusa mu mwami Yesu, ariko abigisha amategeko ntibigeze bizera ibyo. Dusigaje igihe gito tugasoza ikiganiro cy'uyu munsi. Reka rero dusome iyindi mirongo mike ikurikira. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 9 ku murongo wa 9. Haravuga ngo Yesu avayo akigenda, ni ukuvuga ava mu nzu yakirijemo ikirema, abona umuntu witwaga Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro. Aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu y'uwo, ni ukuvuga Matayo, bafungura, abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be, kuko abajyanaga nawe bari benshi. Abanditsi bo mu Bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, babwira abigishwa be bati mbega asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Yesu abyumvise arababwira ati abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Aya magambo yanditse muri Mariko ibice 2 kuva ku murongo wa 15 kugera ku wa 17. Hamwe n'aya magambo, Yesu umuganga mukuru yashatse kwereka abigisha amategeko ko imbere y'Imana ari abarwayi, kuko ari abanyabyaha. Ariko abigisha b'idini ntibigeze bamenya ibyaha byabo, ahubwo bariho bagaya Yesu kuko yasangiraga n'abasoresha n'abantu bari bazwi ko ari abanyabyaha. Nyamara icyatumye Yesu avukira mu isi kwari kugira ngo abane n'abanyabyaha kandi abakize ibyaha byabo. We bimeze gute? Ese wamenye ko wavukanye uburwayi bukomeye cyane bwitwa icyaha? Icyaha kiri muri wowe nicyo kizatuma upfa kandi ugacirwa urubanza imbere y'Imana yera. Ariko Imana ishimwe, hari uwagukiza icyaha kiri mu mutima wawe. Mbese waba umuzi? Ni Yesu Mesiya, niwe utaracumuye kandi yaje mu isi gukiza urubyaro rwa Adamu no kubakura mu byaha byabo. Ariko mbere y'uko umwami Yesu akiza umutima wawe urimo ibyaha, ugomba kubanza kwemera ko uri umurwayi w'indwara yitwa icyaha. Abazi ko barwaye nibo bonyine bajya kureba umuganga. Nicyo kimwe nuko abazi ko ari abanyabyaha nibo basanga Yesu umukiza w'abanyabyaha. Yesu ntiyaziye abatekereza ko ari abakiranutsi, ahubwo yaziye abemera ko ari abanyabyaha. Niyo mpamvu yabwiye abigisha amategeko ngo abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Aha niho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Mu isomo ry'ubutaha, Imana nibishaka, tuzakomeza kwiga ubutumwa bwiza, maze twumva amagambo meza kandi akomeye yavuye mu kanwa ka Yesu umukiza w'abanyabyaha. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza ku magambo umwami yabwiye abigisha amategeko, aho yavuze ngo abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Aya magambo yanditse muri Mariko ibice 2 ku murongo wa 17. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0712 Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0712 79 018.